Wakwibaza uti ese ko abazungu bazanye byinshi ibyiza tutaretse n'ibibi ni nabo bazanye uburaya n'ubwomanzi mu Rwanda? Oya, uburaya mu Rwanda bwatangijwe n'abanyarwandakazi ubwabo na mbere yuko aburuhu rwera abatwita abazungu bakandagira mu Rwanda, kandi butangirira ibwami mu murwa. Uti byagenze bite? Reka twanzike turebe uko uburaya bwaturutse Nyanza bugakwira mu Rwanda. Amateka aba menshi, ariko ayo benshi bakunze kugiraho impaka ni ukumenya niba ibyo babona muri iki gihe byarabagaho no mu bihe byo hambere, byagera ku kibazo cy'uburaya kikaba agatereranzamba kikagora abahizi. Iyaduka ry'uburaya mu Rwanda ryakabuwe n'imico y'ubwangamibyizi yadukanywe n'abakobwa bo mu Busanza bwa ruguru. Ubu ni igice kinini kigizwe n'imirenge ya Kinazi, Rwaniro, Rusatira, Ruhashya, Simbi, Mbazi, Maraba na Kigoma yo mu karere ka Huye. Icyo gihe hari ku ngoma ya Kigeli Rwabugiri ahasaga mu mwaka w'1880, aho abakobwa bo muri ibyo bice bataga imiryango yabo bakajya kubwerabwera ku rurembo rw'ibwami aho ruri hose mu gihugu. Muri icyo gihe ariko ntabwo umukobwa wararutse yitwaga indaya, ahubwo bamwitaga icyangamubyizi. Abo bakobwa bo mu Busanza ku ngoma ya Rwabugiri barikoranyije maze baca agashingo biyita ibyangamibyizi, banga guhingira iwabo no kubakorera indi mirimo. Bacikiye ku rurembo rw'ibwami bavuga ko bagiye gushaka amata cyangwa se gushaka umukiro ibwami. Mbese dushyize mu mvugo y'ubu bitwaje ko bagiye gushaka akazi nk'uko ab'uyu munsi bajya gushaka akazi mu mijyi. Abo bakobwa b'ibyangamibyizi bari barihimbiye akaririmbo k'uruyondo rwabo bakagira bati, aho kurwara ibikota byo mu ntoki ariyo mabavu, nzarwara ibikota byo mu birenge aribwo bunana, nkurikiye inkotanyi rubengera. Inkotanyi bavugaga yari Rwabugiri. Nuko bamaze kwiyemeza batyo bashyira nzira bajya Giseke na Nyagisenyi mu rugo rwa Rwogera rwahozemo Murorunkwere nyina wa Rwabugiri. Bagenda bahabuwe n'umutwe w'intore za Rwabugiri witwaga ingangurarugo, zari ziyobowe muri urwo rugo rumaze kwegurirwa Kanjogera muka Rwabugiri nyina wa Musinga. Abahungu rero niko bitaga ingabo z'ibwami. Babonye urwo rushashi rubasesekayemo bati, murakaza neza mboga zizanye. N'abahungu bawe rero kandi bo ku rurembo babiraramo, babahunda impu nziza z'imikane batashoboraga kwibonera iwabo, dore ko ubundi abakobwa ba rubanda rusanzwe bambaraga ibishongero by'ibinyita. Nuko abo bahungasuka basanga bisanga, mbese baba ba nyiramugwa hashashe, kuko uko guhunga isuka byari birimo n'umururumba wo kwambara neza. Ariko uburyo bwo kubigeraho bukaba bumwe, bwari ubusambanyi, ari nawo mwuga w'indaya. Nuko uwo mwuga ugayitse barawadukana, barawiyemeza, birakorwa, biravugwa. Ubwarare bwabyo busakara Ubusanza, busingira Induga yose irorama, birarimbanya. Bigejeje ku ngoma ya Musinga birasara birasizora. Abakobwa barahurura bikubira Nyanza, ariko noneho biyita inyanga kurushwa. Ariko nanone umugambi ukaba umwe wo gushakisha imyambaro y'akarusho mu busambanyi. Hagati aho kandi abanyamahanga bageze mu Rwanda. Bigejeje mu 1927 ubusambanyi buba akarorero, dore ko na Kigali yari imaze gukomera harabaye ubuzungu. Nuko abakobwa bamwe bohoka mu Bayisilamu, abandi borama mu Baboyi. Ubwo iryo hururu ryari rikabuwe n'umugore Nyirakayondo w'umurerakazi, akaba yari mushiki wa Rukara rwa Bishingwe, afitwe n'umuzungu administrateur Borges bitaga Rongorongo. Nibwo rero hadutse akagani mu Rwanda ngo umuceri muci wabo, isukari isuka ibuzungu. Nuko Kigali bayakiriye Nyanza iranayizunguye rwose. Bigejeje mu 1932 umuzungu administrateur Shimiti bitaga Busambira yubaka ikirorero ari rwo Rusisiro bitaga Iturubaki, akigira icumbi ry'abatware n'ibisonga n'abakarani igihe baje ku itariki, ari byo kuvuga umunsi w'umurarikano. Nyuma gato Rezida nawe yubakisha ikindi kirorero cy'abapolisi bitwaga abavurugaji ba brigadier. Icyo gihe kandi abapolisi n'abakarani bari abasore gusa, ndetse n'ibisonga aruko, kuko hari hamaze kugabana bazi kwandika bonyine, base bamaze kwegura cyangwa kunyagwa. Ubwo noneho abakobwa b'ibyomanzi b'impande zose barisukiranya bahururiye kwambara amasengeri. Niho yari acyaduka. Nibwo babahimbiyeho imbyino yatangiraga igira ngo ninde wagaramiye isengeri imwe, abandi bagaramira 400, bakikiriza ngo ni cya kimara cyo kwa naka.
bakahavuga. Iryo zina ry'ibyomanzi by'inyarugenge naryo nyuma ryakuwe n'iry'indaya ku gahararo k'inzaduka kakomotse ku bahungu b'ibirumbo bajyaga i Bugande, bagerayo bati hehe kandi n'u Rwanda, abo bitwaga indaya za Bugande. Hanyuma abakobwa nabo barariharanira by'urwiganwa, batangira kuritengengya bitwa maraya, aho bigeze birerura bararikukana, abari bo bitwa indaya. Nizo ndayizi za Kabwera ku mpamvu yuko zahoraga zibwerabwera mu rubuga rw'abahungu bo ku rurembo aho ruri hose, naho abahungu b'ibiraramisagara basigara bitwa amabandi. Abakobwa rero ari abigize indaya za Kabwera, ari abigize ibyomanzi by'inyarugenge, ari n'abigize inyanga kurushwa z'i Nyanza, bose ni bamwe n'abambere bo mu Busanza bari bariyise ibyangamibyizi. Nicyo gituma iyo bumvaga umukobwa watombotse akajya kwipendeza ku rurembo cyangwa mu mujyi, bavugaga ngo yigize icyangamibyizi. Bene abo b'ibyangamibyizi bitwaga na ba nyirakadeheri, ariko byose bigasobanura ko ari Kabwera, ari indaya. Reka rero turebe uko uburaya bwakwiriye Kigali yose. Twabonye ko bigeze mu mwaka w'1927 ubusambanyi bwabaye akarorero, kuko i Kigali hari hamaze gukomera, hamaze kuba ibuzungu, abakobwa bamwe bohoka mu bayisilamu, abandi borama mu baboyi b'abazungu. Iryo hururu rikaba ryari rikabuwe n'umugore Nyirakayondo w'umurerakazi, wari mushiki wa Rukara rwa Bishingwe. Nyirakayondo yari yaciye agahigo ko gucyurwa na wa muzungu bitaga Rongorongo. Nuko uburaya bwakomeje gukwirakwira bukarushaho, cyane cyane uko imijyi yagiye iba myinshi. Reka tugere mu myaka ya za 1970 turebe ubuzima bw'indaya z'i Kigali muri ibyo bihe. Abanyarwanda nibo baciye umugani ngo nta ngoma itagira bubu. Ibihe byose bigira bubu, ab'imico isanzwe n'idasanzwe, ibangamye n'itabangamye, yose ikibihuriyeho bikaba gutuma ubuzima bw'igihugu bugenda. Abahanga bavuga ko umwuga w'uburaya cyangwa se ubucuruzi bw'igitsina uvugwaho kuba ari wo mwuga wadutse mbere y'indi yose ikorwa ku isi, bakawita umwuga ushaje cyane kurusha indi yose ku isi. Ibi bigaragara no mu nyandiko za kera zabonetse, zirimo iza Gilgamesh, umujyi wo muri Mesopotamiya. Icyo gihe muri Babylone hari uburaya bwakorwaga mu rwego rwo gushimisha imana zabo, prostitution sacrée, aho abakobwa b'udukumi bagombaga kwigurisha bagakorera imibonano mpuzabitsina nibura inshuro imwe mu ngoro y'Imanakazi Ishtar. Bahemberwaga kuryamana n'abanyabitambo ba Ishtar kugira ngo inezerwe, bakabita Ishtaritu, niyo yari imyemerere yabo. Abakobwa bagombaga gukoreshwa iyo mihango bitaga iy'uburumbuke mu ngoro z'Imanakazi Ishtar y'aba Babylon. Babitozwaga bakiri bato, aho mu byo bigishwaga harimo kumenya kuririmba no guceza neza cyangwa kubyina. Ubwo buraya bwo kunezeza abakozi b'ibigirwamana bwakorerwaga no mu bindi bice nka Yeruzalemu, aho bwaje gucibwa n'umwami Josiyasi ahagana mu mwaka wa 640 mbere ya Yezu Kristo, ndetse ahita ashyiraho itegeko ryo gusenga Imana imwe gusa, le monotheisme. Iteka ryaciwe na Josiyasi riri mu gitabo cy'ivugururamategeko Deuteronome, umutwe wa 23 umurongo wa 18, rikaba rigira riti: nta ndaya zo mu ngoro zizabaho mu bakobwa ba Isirayeli, nta ndaya zo mu ngoro zizabaho mu bahungu ba Isirayeli. Muri ibyo bihe Atene mu Bugereki, amavugurura ya Solon wari umaze kurambirwa no kurakazwa n'uruvunganzoka rw'abantu banyuranagamo mu migi ya Ceramike na Pire, aho uburaya bwabicaga bugacika, yategetse ko izo ndaya z'abakobwa zishyirwa mu nzu z'insisiro zifungwa, bise le dicterion. Nanone bigendanye n'imyemerere y'abagereki b'icyo gihe, izo ndaya bemeje ko zirinzwe n'Imanakazi Venus kandi zikagenzurwa bikomeye n'ubuyobozi bw'iyo migi. Izo nzu zifungwa zikorerwamo uburaya zigeze i Roma bazihaye inyito ya lupanars, niko bitaga indaya, bazigereranya n'ibirura by'ibigore. Lupanars byavaga ku kilatini lupa, bisobanura ikirura cy'ikigore, bivuze ko izo ndaya zari zitinyitse. Uburaya bwakomeje guca ibintu kugeza bugeze mu rusisiro rwari rutuwe cyane Trastevere, ndetse buza gukabya mu mihanda isakaye, le passage voûté, bitaga mu kilatini fornix, ari naho havuye ijambo fornication, ubusambanyi, risobanura imibonano mpuzabitsina ku bantu bayikora baciye inyuma bo bashakanye. Ubusambanyi bwari buhawe intebe muri ibyo bice byari biteye imbere kurusha ahandi muri ibyo bihe bya mbere ya Yezu Kristo.
Mu myaka ya nyuma cyane mu Bufaransa ku ngoma y'umwami Rudoviko wa 9, uyu waje kuba mutagatifu Rudoviko yongeye gutegeka ko abakobwa n'abagore bakora uburaya basubizwa mu mazu afungwa bakaba ariho bicururiza bakava mu mihanda n'insisiro. Kubera rero ko mu mujyi wa Paris izi nzu z'indaya zari hafi z'inkombe y'umugezi wa Seine wambukiranye umujyi, kubera ko kandi mu Gifaransa inkombe ari bord, izo nzu z'uburaya bazihaye inyito ya bordel, mu bwinshi bikaba Bordeaux, biza kubyara izina ry'umujyi uzwi cyane wa Bordeaux. Inzu z'uburaya zaramamaye zigerwaho cyane mu Bufaransa, ariko ziza gufungwa bivuye ku itegeko ryo kuwa 16 Mata 1946 ryatanzwe na Marthe Richard wabanje kuba indaya, ariko nyuma akaza kuba umunyapolitiki n'umuyobozi ukomeye. Mu ndaya zagize amazina akomeye mu mateka y'uburaya ku isi harimo iyitwaga Theodora. Iyi ndaya Theodora imaze kumenyekana cyane yaje kuba umugore w'umwami w'abami Justinian, umwe mu bihangange byategetse abaromani. Gusa uburaya bwageze aho buva ku kwicuruza bigera ku gucuruza abandi, aho bamwe bagizwe abacakara b'igitsina, esclavage sexuel. Icyo gihe niho hadutse abantu bungukira mu gucuruza abandi mu buraya, ibyo bita proxenetisme, aho umuntu akoreshwa uburaya ariko inyungu ikaba iy'undi, bimeze nko kumukodesha. Muri Bibiliya rwa rusobe rw'ibitabo ubukristo bukomokaho, uburaya buboneka mu gitabo cya Mbere kibanza aricyo cy'Itangiriro, aho kivuga uburyo Yuda umuhungu wa Yakobo akaba umuvandimwe wa Yosefu yagushijwe mu busambanyi n'umukazana we wari waje wambaye bya kiraya. Biri mu Itangiriro umutwe wa 38 umurongo wa 15. Nsoza kuri inkomoko y'uburaya nk'igikorwa cy'ubuvumbuzi bw'abanyababiloni bo muri Mesopotamia, ari nabo badukanye bwa mbere umuco wo kuba mu migi no mu nsisiro, badukana bwa mbere umwuga w'ubuhinzi, bahimba inyandiko n'ubumenyi bw'ikirere n'ibindi byinshi, basozaho kwadukana umwuga w'uburaya. Reka tugaruke mu Rwanda turebe uko uburaya bwakomeje kwamamara mu gihugu. Nyuma y'ihururu rya Nyirakayondo haje kwaduka noneho abiyise abagore bibohoye, femme libre de Kigali. Izina ryari ry'indaya i Kigali mu myaka y'1970. Iterambere ry'abanyaburayi ritangiye gusakara muri Afurika, imijyi itangiye gutera imbere, imishinga y'abanyamahanga yisukiranya ubutitsa. Nubwo uburaya bwagendaga bufata intera bwose, uyu mwuga wamye ukorwa mu bwihisho mu masaha y'ijoro cyangwa hihishe, kandi uwukora ntiyishimira izina indaya. Iri pfunwe rero niryo ryatumye abinjiraga mu buraya barangije amashuri muri iyo myaka y'1970 na nyuma yaho bahindura izina biyita femme libre de Kigali. Ni umwuga wakozwe mu bihe bigoye, ikoranabuhanga ritaraza, telefone zigendanwa zikiri mu mishinga, internet ikiri mu igeragezwa. Icyo gihe nibwo hahimbwa imvugo nyinshi zikoreshwa n'ubu, nko gutega indege, nubwo ubu ryahindutse ry'abafundi bahurira hamwe bategereje ababaha akazi mu gitondo. Inyandiko Femme libre de Kigali ya Marijike van der Spen yasohotse mu kinyamakuru Cahiers d'études africaines umuzingo wa 17 kuri nimero 65, ikaba yarasohotse mu 1977, igaragaza ko uko iterambere ryiyongeraga i Kigali, abakora uburaya barushagaho kwiyongera, ahanini bitewe n'umubare munini w'abavaga mu cyaro bajya mu mijyi. Muri iyo myaka utubari twari tumaze kwiyongera mu duce tw'umujyi wa Kigali, aho twabicaga bigacika nko mu Kiyovu, Nyamirambo no mu mujyi rwagati. Ubwiyongere bw'abaturage mu mujyi wa Kigali bugaragarira ku kuba abari batuye Kigali mu mwaka w'1962 bari munsi y'ibihumbi 38, nyamara mu 1975 mu myaka 13 gusa bari bageze ku bihumbi 90. Indaya z'i Kigali zabaga mu byiciro, harimo iziciriritse zabaga mu bice bya Nyamirambo n'ahandi hatuwe cyane, indaya ziyubashye zakoreraga cyane cyane mu Kiyovu zigataha mu mujyi rwagati, indaya zo mu biro zakoraga nyuma y'akazi, n'indaya zigenga
zabaga hanini zigizwe n'abagore babuze abagabo zigakorera mu ngo. Utubari nitwo twabonekagamo indaya cyane, twaba uduciriritse n'utworoheje, hakaba na ba nyir'utubari bazifashishaga mu gukurura abakiriya, bamwe bakaziha n'akazi. Marijke van der Spen mu nyandiko ye yavuze ko ubwo yakoraga ubushakashatsi yasanze ahazwi nka Kanswahili i Nyamirambo hari akabari byari bizwi ko kabonekamo indaya nyinshi, abazishaka bifite bagaparika imodoka bakajya gutoranya izo bashaka bakongera bakagenda. Reka noneho indaya tuzirebe mu byiciro byazo muri iyo myaka. Indaya ziciriritse zari indaya hanini zabaga zigizwe n'abakobwa bazaga baturutse mu bice by'icyaro baje gushaka amaramuko i Kigali. Benshi muri aba bakobwa babaga mu duce dutuwe cyane, bagakodesha inzu ahanini z'ibyumba bibiri zakodeshwaga amafaranga ari hagati ya 500 n'igihumbi ku kwezi. Bamwe babanaga ari nka babiri cyangwa barenga. Marijke van der Spen avuga ko nk'inyamirambo hari inzu y'ibyumba bitatu yasanze icumbitsemo indaya zirenga 10. Indaya zo muri icyo cyiciro akenshi zabaga mu nzu nto z'icyumba kimwe cyangwa bibiri zitabamo sima. Nta kandi kazi abo bakobwa bagiraga uretse kwirirwa bazenguruka mu tubari bareba ko hari uwabarebera ihumye. Akenshi aba bakobwa bahoraga bimuka kubera kubura ubukode. Nubwo nta mubare nyawuzwi w'abari mu cyiciro nk'icyo icyo gihe, ubuhamya bamwe muri bo bagiye baha umwanditsi bugaragaza ko bari benshi. Icyo cyiciro cyabagamo izindi ndaya zo zabaga zifite akazi mu tubari, abagabo bazishimiye bakazitahana mu ijoro. Nibanga kenshi babaga baziranyeho na bashebuja babahaye akazi kuko byatumaga n'abakiriya biyongera. Nubwo bose babaga bari mu cyiciro kimwe, ahanini batarageze mu ishuri cyangwa baracikirije amashuri, ababo ngo ntibakundaga guhura n'ubuzima bubi nk'izindi ndaya ziciriritse kuko bashoboraga kwishyurira amacumbi, ndetse rimwe na rimwe bakaba bafite ay'ubuntu babamo mu tubari bakoragamo. Izo ndaya ziciriritse akenshi zabaga zifite abana. Nyuma yo kubyara, abenshi kubera kubura umwanya n'ubushobozi bwo kwita ku bana babo, baboherezaga mu cyaro aho baturutse. Abatabikoze batyo bagashaka abakozi b'ababoyi boroheje bo kubitaho. Nubwo mu kazi k'izo ndaya kubyara byabaga ari ikintu gishoboka cyane, dore ko imibonano mpuzabitsina ikingiye yasaga nk'itabaho, benshi muri izo ndaya zangaga kubyara kubi. Amasaha ya 11 z'umugoroba ngo nibwo indaya z'i Kigali zabaga zivuye mu ngo zashokoje, zambaye amajipo magufi cyangwa amapantaro, zigatangira kuzenguruka utubari zishaka abakiriya, cyangwa zikajya gutega indege bitewe n'aho zahisemo abazishaka bazajya bazisanga. Nta mafaranga yihariye indaya ziciriritse zakoreraga muri icyo gihe, ariko hanini yabaga ari amafaranga y'u Rwanda y'icyo gihe, hagati y'100 na 400 mu ijoro rimwe, akiyongera cyangwa akagabanuka bitewe n'ubwiza bw'umukobwa. Akenshi abayaya, abakozi bo mu rugo b'abakobwa bakoreraga indaya ziciriritse, nabo byarangiraga bavuyemo indaya kubera kwigana ba nyirabuja. Izo ndaya zo mu rugo zatangiraga ziryamana n'amabandi, ba basore b'ibiraramisagara, abacuruzi karito n'abandi basore baciriritse batashoboraga kwigondera indaya nkuru. Gusa ngo indaya kabombo zari zo mu Kiyovu. Icyo gihe ngo Kiyovu niko kari agace gakomeye kandi kiyubashye muri Kigali. Kari agace kabonekagamo utubari twiza dusurwa n'abadiplomate, abanyaburayi n'abandi bifite. Wahasangaga abakobwa biyubashye nubwo n'indaya ziciriritse ngo zahazaga gake. Aho mu Kiyovu ubwiza bw'umukobwa ngo nibwo bwamuzaniraga abakiriya, cyangwa uburyo azi kubyinisha neza abagabo mu kabari. Hari ababonaga abagabo kubera ubwitonzi bagaragaza, cyangwa se uburyo bazimo igifaransa ku buryo babasha kuganira n'abanyamahanga. Abakobwa biyubashye bicuruzaga mu Kiyovu abenshi babaga baba mu mujyi rwagati, bamwe baba bonyine cyangwa babana na bagenzi babo. Babaga mu nzu zimeze neza zirimo sima zisize n'irangi. Bakodeshaga inzu zihenze ku mafaranga y'u Rwanda y'icyo gihe agera ku 3,000 ku kwezi. Ni abakobwa babaga bazi kwiyambika neza, bahora bahinduranya imyenda, bikaba akarusho ubwo byabaga bigeze mu mpera z'icyumweru. Benshi babaga bifuza abakiriya b'abanyamahanga. Nubwo indaya nyinshi zitifuzaga kubyara zikiri muri ako kazi, izo mu Kiyovu zo zabyifuzaga igihe zihuye n'abo banyamahanga, kuko kubyarana nabo ngo byabaga bivuze guhabwa indezi itubutse. Hari uwavuze uburyo yaryamanye kenshi n'Umufaransa wabaga i Butare ngo arebe uko yamutera inda azabyara umwana w'umuzungu, birangira mubyaye ariko aramwanga. No mu cyaro aho mujyanye kurererwa nabwo ahabwa akato.
Abakobwa bo mu Kiyovu akenshi bakundaga gutemberera mu yindi mijyi nka Gisenyi na Butare. Basohokeraga mu tubari two mu Kiyovu mu minsi isanzwe, aho icupa rya Primus ryaguraga amafaranga 30. Mu Kiyovu Abataliyani ngo bari bazwiho kwishyura indaya menshi, naho Abafaransa ngo bakabingona ku ifaranga. Umutaliyani ngo yashoboraga kwishyura 3 y'u Rwanda y'icyo gihe mu ijoro rimwe, mu gihe Umufaransa ngo atarenzaga 1000. Abakobwa bazi ubwenge bo ngo ntibishyuzaga abo banyamahanga, ahubwo babigiragaho inshuti kugira ngo bazabitabaze mu minsi mibi. Hari ngo n'ababaga bategereje ko abo banyamahanga bazabagira abagore bagasezera burundu ku bukene. Gusa muri icyo cyiciro cy'indaya ngo habagamo n'amashyari, uwo bagenzi be badashaka bakagurira amabanda akamukubita. Abazi ko bagezweho muri iyo minsi bashakaga abasore b'ibigango b'abashomeri bo kubaherekeza, bamwe mwita babouncer, bakabishyura. Icyo gihe kandi ngo habagaho n'indaya zo mu biro. Zo zari zimeze zite? Indaya zo mu biro bari abakobwa cyangwa abagore babaga bafite akazi keza mu bigo byigenga cyangwa ibya leta. Babaga bazi kuvuga neza Igifaransa, bazi aho igihugu kigeze n'ibindi. Abenshi babaga ari abahembwa amafaranga atari menshi, bagahitamo kuba indaya ziyubashye ngo babashe kwikemurira ibibazo bahuraga nabyo. Umwe mu bagore icyo gihe wakoreraga ikigo cyigenga akaba n'indaya yiyubashye yabitanzeho ubuhamya. Yagize ati, abakobwa cyangwa abagore batinyaga kwitwa indaya bakifuza kugira undi mwuga barinda kwitwa gutyo. Nk'iyo abanyamahanga bahuriraga n'umukobwa mu kabari cyangwa muri hoteli, barabazaga ngo wowe ukora he? Undi yaba hafite akahavugana ishema ati nkora hana. Umunyamahanga yaba mukunze bagaheraho baba inshuti. Abafite isura nziza hari ubwo bagiraga inshuti nyinshi kandi nziza, rimwe na rimwe amafaranga bakorera mu Buraya akaruta kure ayo bahembwa ku kwezi, bakaba bakivana ku kazi kabahemba ku kwezi bakaba indaya butwi. Abo bakobwa kenshi babagaho mu buryo bwiyubashye kurusha abo mu Kiyovu. Babaga mu nzu nziza, rimwe na rimwe akaba mu nzu ya wenyine kandi isa neza. Inzu babagamo zabaga zikodeshwa amafaranga y'u Rwanda y'icyo gihe hagati ya 3500 na 5. Abafite abana babagaho neza, biga ku bigo byiza. Igihe abana babo bamaze gukura, hari abahitagamo kubajyana mu mashuri meza aho bigaga babamo muri interna ngo babone uko bikorera akazi neza. Indaya zo mu biro nta wapfaga kuzisanga mu tubari. Akenshi zabaga zifite inshuti z'abanyamahanga zijya gusura akazi karangiye, akaba ariho bagorobereza banywa inzoga zihenze nka martini na whisky, banaganira ku buzima bw'igihugu kandi banyuzamo bakadidibuza Urufaransa. Ni indaya zitapfaga kwishyuza, ahubwo abo bagabo zagize inshuti akenshi babaga ari abanyamahanga cyangwa abaherwe batezeho byinshi kurusha amafaranga y'ako kanya. Izo ndaya hari ubwo zakoreraga amafaranga ashobora gutuma ziyubakira inzu, zirihira abana bazo amashuri agezweho, zigura imodoka, zitangira ubucuruzi n'ibindi. Hakaba noneho abari gaheraheza abitwaga indaya zigenga. Iki cyiciro cy'indaya zigenga cyabagamo kenshi abagore batanye n'abagabo bafite ubucuruzi buciriritse nk'utubari two mu rugo kandi batuye mu duce tubamo abantu benshi. Ni abagore bakoraga icyo bashatse igihe bashakiye, dore ko nta mugabo wabaga bagenga. Abakiriya babo bagore akenshi babaga ari abantu basanzwe ari inshuti zabo cyangwa ari babagabo badakunda ko hari ubabonana n'indaya ku mihanda cyangwa mu kabari. Akenshi abo bagore babaga bafite abagabo bihariye baryamana nabo bazwi, adashobora kuryamana n'abandi. Abo nibo yifashishaga bamuha ibyo akeneye. Mu Kinyarwanda cyiza wavuga ko uwo mugore yabaga afite abinjira baza mu masaha y'umugoroba, akabara kagafunga, bakinyabya mu gikari akaba ariho banywera. Muri abo bagore b'indaya zigenga hari ababashaga kugira amahirwe bakabona abagabo muri ako kazi bagashinga ingo. Ni abagore batinywaga cyane n'abandi bagore bafite abagabo, ntawe ubagira inshuti ngo batazamutwarira umugabo. Indaya zaje kugaragara nk'ikibazo cyari cyugarije igihugu ku buryo hagati y'umwaka w'1982 n'1983 leta yakoze imikwabo mu ndaya zo mu mujyi wa Kigali, inyinshi zirafungwa hagamijwe kuzihashya. Mu gitabo AIDS Response, Interventions and Care hagaragazwa ko mu ndaya zari mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1985 88% by'izabashije gupimwa icyo gihe bazisanzemo virusi itera sida. Nubwo ariko umwuga w'uburaya utavugwaho rumwe na benshi,
ndetse ibihugu byinshi bikaba bitawemera ndetse binawurwanya, hari ibindi byamaze kuwushyira mu myuga yemewe n'amategeko. Bivugwa ko Thailand aricyo gihugu cya mbere ku isi mu kugira indaya nyinshi, kigakurikirwa na Uganda hirya aha, ari nayo yabiza ku mwanya wa mbere muri Afurika mu kugira ibyangamubyizi byinshi. Abazi uko byifashe mu Rwanda muzabimbwire.